reka nongere mbahe ikaze kandi mbifuriza kugubwa neza ndetse mbifuriza kugira ibihe byiza. Reka ngushimire rero wowe udukurikirana buri munsi ndetse ugatega amatwi ibiganiro by'ubuzima mu nama y'ubuzima. Mba aribwo bwa mbere ukurikiranye ibiganiro by'ubuzima mu nama y'ubuzima, reka ngusabe ukore share, ukore like, subscribe ndetse ukore na comment, kuko ibi biradufasha bigatuma tuba motivated, bityo tugakora ibiganiro byinshi kandi bifite akamaro kuri wowe nanjye. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turarebera hamwe akamaro k'ibijumba. Inkomoko y'ibijumba rero ivuga ko ibijumba bishobora kuba bibonetse cyangwa se byaratangiriye muri Amerika ya hagati ndetse na Amerika yo mu majyepfo, bityo bikaba byarakomeje bikajya mu Burayi ndetse bikaba ubu biboneka ku isi yose. Nanone rero abanditsi bavuga ko ibijumba bishobora kuba byaratangiye gukoreshwa hagati mu myaka 1000 ndetse n'100 aha n'inyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Ibijumba rero ni ingenzi kandi bifite intungamubiri nyinshi nziza zifitiye akamaro umubiri wawe, nubwo bamwe babifata nkaho ari ibiryo by'abakene kandi ari ibiryo by'abantu batishoboye. Ibijumba rero ni bimwe mu bwoko bw'ibinyamizi. Aha ibintu biri mu bwoko bw'ibinyamizi harimo ibijumba nyine, harimo amateke, harimo imyumbati ndetse harimo n'ibirayi ndetse n'ibindi byose byerera mu butaka. Uko nayo mbivuga rero, benshi bazi ko ibijumba ari iby'abantu b'abakene b'abatindi batishoboye, ariko navuga ko ari ukwibeshya, kuko iyo umaze gusobanukirwa neza ukamenya intungamubiri ziri mu bijumba, ntabwo wakongera kwibaza ko ari ibintu bikwiriye kurya n'abatindi. Ari ibyo abatindi baba baturushaho kubaho neza kandi abakene nabo ahubwo baba bazarama, kuko ibijumba bifite intungamubiri nyinshi. Rero mu bintu biboneka mu bijumba nuko ibijumba bikungahaye muri fiber. Fiber ni ibintu bituma ibiryo mu gifu bitamaramo igihe kirekire. Proteine ndetse na carbohydrates ni bimwe mu bintu biboneka mu bijumba. Vitamine E, vitamine 3 ndetse na vitamine C nazo ni vitamine ziboneka mu bijumba. Imyunyu harimo calcium, magnesium, potassium ndetse na phosphorus. Iyi ni imyunyu myiza, ndetse calcium ni umwe mu myunyu ituma umuntu agira amagufwa meza akomeye. Urumva rero ko ibijumba bifite intungamubiri nyinshi kandi zikenewe mu mubiri wacu. Uretse ibyo rero, ibijumba bifite inyungu ku buzima bwacu. Ibijumba rero bifite ubushobozi iyo bita antioxidant. Iyi ni ikintu gituma habamo gushobora kurwanya kanseri. Ni ukuvuga ko rero ikijumba gifite ubushobozi bwo kurinda ndetse no kurwanya kanseri. Ikindi ni uko ibijumba nk'uko nabivuze bikize muri fiber, bityo bikaba
bifite ubushobozi bwo gutuma umuntu igifu cye gikora neza, ndetse umuntu bishobora ko yanakwirinda indwara z'igifu harimo constipation ndetse n'izindi ndwara nka ulcers. Cyane cyane ulcer iba yatewe n'ibinini nka brufen ndetse na aspirin. Akandi kamaro rero k'ibijumba mu mubiri nuko ibijumba bishobora kugabanya isukari nyinshi mu maraso, bityo bigashobora kurinda umuntu kurwara indwara nka diyabete ya 2. Ikindi nuko ibijumba nabyo bifite vitamine E nyinshi, bityo bigashobora gutuma umuntu yirinda indwara z'amaso, kuko ibijumba bikize mu yo bita carotene. Iyi carotene iyo uyiriye umubiri uyihinduramo vitamine E, bityo vitamine E ikaba ari nziza mu kurinda indwara z'amaso. Cyane cyane rero ibijumba byagira akamaro abantu bafite ikibazo cyo kubona nijoro. Ikindi nuko ibijumba kubera vitamine E ndetse na vitamine C bikizemo, nuko ibijumba bifite ubushobozi bwo kongerera imbaraga ubudahangarwa, bityo umuntu akagira ubudahangarwa buhagije kandi bufite ubushobozi bwo kwirinda indwara. Ikindi nuko ibijumba ari byiza kandi byongerera abantu imbaraga cyangwa se ingufu, bityo abantu bakora imirimo y'ingufu bikaba ari byiza ko bajya bafungura ibijumba kugira ngo batunganye imirimo yabo kandi ibe successful. Reka rero mbibutse ko mukomeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzima mu nama y'ubuzima, ndetse mbashimira ko mukomeje kudutega amatwi kandi mudutera inkunga. Ariko imba ari bwo bwa mbere, reka ngusabe udutera inkunga, ukore share, ukore like, comment ndetse na subscribe. Ndabashimiye rero ko muduha umwanya wanyu, kandi mbashimiye ko mukomeje kudukunda. Natwe turabakunda, niyo mpamvu tubategurira ibiganiro nk'ibi by'ubuzima bigamije kubigisha ndetse tukungurana inama y'ukuntu twakwita ku buzima bwacu. Ikiganiro cyacu rero kino munsi naha kigarukiye, ariko mumbabarire mbagezeho aya magambo. Every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. Igihe cyose uriye cyangwa se unyweye, wibuke ko ushobora kuba uri kugaburira indwara cyangwa se uri kurwanya indwara. Shalom shalom, murakoze. Ni njyewe umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyandwi.